Abantu benshi naje kubona ko turwanya umwanzi utari uwa nyawe. Ubwo duheruka kuganira nabasezeranyije ko nzabasangiza ubwenge data umbyara yampaye kubyerekeye ingingo y'ubukene. Ni gute wabusohokamo? Ni gute waburwanya? Ubukene mu by'ukuri ni iki? Uyu munsi ndimo ndashaka kurinda isezerano ryanjye nabahaye. Ndabikora kubera ko abantu benshi bari kurwanya umwanzi utari uwa nyawe. Mu by'ukuri ubukene ntabwo ari kiriya tubutekereza ko ari cyo. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mugisha, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe. Mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano. Ibiganiro bikwigisha buri munsi, birihutirwa ubimenye. Ubukene kugeza byonyine umaze kumenya ubukene mu by'ukuri ngo ni iki, icyo gihe nibwo uzarekera kurwanya ubukene ukoresheje inzira zitari izanyazo. Papa wanjye rero yanyigishije ko ubukene burya rwose yego bugira aho buhurira, ariko nanone ntabwo bifitanye isano nini cyane nk'iyo dutekereza n'amafaranga. Amafaranga ni ikimenyetso kigaragara inyuma iyo ukennye. Gusa ubukene ni ikindi kintu kigenda kikagira kure cyane muri twe kurusha uko tubitekereza. Kiragenda kikagira cyane muri twebwe uramutse ugiye kugisobanura no kumenya umuzi wacyo. Mbere na mbere, ubukene ni indwara yo mu mutwe. Uko utigenzura, kubura ububasha bwo gukora no kubura imyitwarire myiza n'ubumenyi byose bikenewe ngo ukore biriya uzi ko ari ngombwa maze ngo ubashe kuba umukire. Iyi ndangagaciro n'amahame byirengagijwe, ubukene ibintu ubura bizakubera ibihamya. Ese ugira amahame akugenga mu buzima? Ese ubayeho ute? Ubukene bushobora kwigaragaza mu buryo butandukanye. Uyu munsi hari abantu bakenye mu byerekeye ubuzima kubera ko babuze amahame n'intego zo kurya ibiribwa bizima, kubera ko bananiwe kujya baruhuka neza mu ijoro, wenda kubera ko batabashije kubaha imibiri yabo. Uwo ni papa. Aho ni mu buzima. Ingaruka zaje kuri abo bantu ni uburwayi. Gusa hari abandi. Aba ni abakene mu byerekeye urukundo n'amarangamutima, imibanire, kubera ko batazi kugenzura amarangamutima yabo hagati n'abandi, kubera ko babuze ukwihangana, babuze ubushobozi bwo kugaburira icyizere cyabo mu bandi. Ibi ingaruka byabazaniye ni ugutandukana n'abandi ndetse no kubura amahirwe amwe n'amwe mu buzima. Hari umuntu ushobora kukurangira akazi akaba atakibikoze kubera ko wananiwe kwifata cya gihe yari ari no mu makosa, akakurakaza. Gusa kugenzura umujinya wawe bikakunanira. Uretse abo kandi hari abandi. Hari abandi bakorera amafaranga nyamara baguma n'abakene kubera ko batazi kugenzura amarangamutima yabo iyo bageze ku mafaranga. Kandi ikindi, nta bwenge mu bijyanye no gushora imari bafite. Mbere yo gukomeza, reka dufate akaruhuko gato ubundi tugaruke. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zaza gushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Amafaranga barayabona, barayakorera, nyamara kuyatindana ni ibibazo. Amafaranga yabo bisa naho aba bahunga, aba yirukanka rwose abajya kure. Hari abantu uyu munsi batazi gufata umwanzuro ngo bavane mu buzima bwabo abantu babi ngo bagende kigabo. Ibyo bikaba bimeze gutyo no ku bigare babamo, kubera ko bafite ubwoba bwo gutangira bundi bushyashya, batinya ko babura cyangwa se bazabura amahirwe n'inyungu, cyangwa se bakaba bifata
bakaba bifata nk'abizerwa cyane ku buryo kuva mu mibanire itagize icyo bamariye kubibasha ari ingorane. Nimbikora azanyita umugambanyi, azava ko ari njye uzaba umuhemukiye. Ingaruka z'ibi aba ari uguta igihe ndetse no kuba mu buzima butakunyuze. Uwo ni papa wanganiraga. Ati ubukene muri make ni ukubura ubumenyi buguhereza biriya wifuza kugeraho, aho kuba hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima bwawe. Mu bukene hari amategeko mu by'ukuri uba utari gukurikiza, nyamara benshi turabyitiranya tukibwira ko ahari bifite aho bihurira, bifite aho biri gupfira mu kazi dukora, mu ntego zacu cyangwa se mu bucuruzi dukora. Ikiraje iciga niba ukeye bishingira ku byo utekereza, imyanzuro ufata ndetse n'ibyo ushyira mu bikorwa, mu mahitamo yawe, ibikorwa byawe. Papa yarambwiye ati buriya gufata inshingano n'imbaraga ni ubukungu. Mbere yo kwitwaza abandi ngo witwaze ibyo wanyuzemo, jya ubanza wirebe umenye ngo ni izihe ndangagaciro ntakurikije nirengagije. Benshi mu bantu twita abakene ntabwo ari bo mu by'ukuri, ntibana babo baramutse bakosoye. Ni abakene kuko ari abantu batazi na busa gukoresha ubwenge bwabo, imbaraga, ibyo batunze ngo babashe kubaho bikwiye. Nibitaba ibyo, iyo bitabaye ibyo, uzasanga ari kimwe muri ibyo. Buri mukene uri ku isi ni nk'ubukire ubura amahugurwa byonyine. Buri mugabo abashije kwiga amategeko agenga agaciro, akiga discipline, ubwo birimo ukwifata n'ibindi bijyanirana nabyo, akiga guhozaho mu byo akora kugera ku ntsinzi muri ubu buzima, bizamwizanira. Ntabwo ubukene buzigera buguhunga kubera ko wifuje muri ubu buzima. Ubukene buhunga byonyine igihe ubumenyi ufite, ubushobozi no kwifata no kwigenzura kwawe guhamye, ndetse no gufata inshingano kwawe z'ubuzima, ubuzima bwawe wabikoze neza, icyo gihe ubukene buzahunga. Iyo ubonye amafaranga ukora iki? Uhita utekereza uburyo ugiye kuyarya ukayamara, cyangwa se uhita utekereza uburyo andi azaboneka uyabyaje muri ayo? Aya ni amagambo ya Professeur Sandra Chidinma Dore. Nshuti bakunzi bacu, nishobora ko mu byo gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'iyi video wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba. Wibuke gukora subscribe kuko birihutirwa.